ndagutumye ihembe ryanjye karimi kambizi karimi kamwe genda unzanire uyu musore yitwa Makuza Leonard uramuzi Ndamuzi Leonard Makuza yego ihembe ndaritumye murabona ko ritangiye gufurura urabona ko riri gufurura rigiye kumuzana sasa hivi muraje mumubona hano kuri ihembe kandi byo numurongera kuribona so murabona ko ritumbeka n'umwotsi n'umwotsi ugenda kumukurura uyu n'umwotsi ugenda mukurura uyu n'umwotsi rwose n'umwotsi ugenda umukurura uyu n'umwotsi ahantu hari arahita azana uyu n'umwotsi ugenda umukurura uyu n'umwotsi aze mukurure rero mushike agere hano Yesu unaona ikanze neza turutsema mbega imbaraga urabona utamuzi wewe niba wabikora hanyuma kugira ngo ave uko mubishaka ari kubabara cyane uyu muriro uri kumwotsa uyu muriro uri kumwotsa utangiye kugira imbabazi wigira imbabazi dore uyu muriro ni uri kumwotsa uyu muriro ureba musore umuriro ni umwotsa wari wose musore umuriro ni uri kumwotsa ibimuvugiramo nibyo yakoresheje ni irihembe kayabo nzongera we Yes, nonge ko ikaze bakunze bacu mwebwe mudukurikirana umunsi ku munsi nyita Smart Boy nk'ibisanzwe cyangwa nyite Papa Kayira. Uyu munsi nanone natembereye cyane muri kona kuri kamera zanyu ko ndahantu mu misozi ahantu mu mirima myinshi urabona ko bari mu gihe cyo kweza ibigori. Ndi kumwe n'umumama mwiza cyane hano rero mushobora kubaza ese kuki tuwagaranye muri aka kanya araje tuganize gatoya tumenye impamvu turi hano. Uri mu majyepfo amajyaruguru urasirazuba ndetse n'uburengerazuba nawe uri mu mujyi wa Kigali turagusuje cyane. Nawe uri kutureba uri hanze y'igihugu aho uherereye mu bihugu bitandukanye nawe tuguhaye ikaze cyane kandi tugushimira ku mwanya wawe waduhaye. Sasa rero uyu mubyeyi yamamagaye mu masaha ya mu gitondo yahereye ejo ku mugoroba aramamagara ariko sinasobanukirwa nari ndi mu rusaku aza kumbwira ko yifuza ko twavugana mu gitondo nibwo namuhamagaye ambwira ko afite icyifuzo cyangwa se afite ubusabe yifuza ko twaza kuba turi kumwe afite byinshi ashaka kuba yatuganiriza cyane ko bimwe byanambabaje bati nanjye rero nk'umukunzi wanyu kandi muba mwatumye mu bice bitandukanye ngomba kujya mbamari kugira ngo mube mwamenye ibibera ahantu atandukanye. Mama tuguhaye ikaze kuri televiziyo zacu. Amakuru ni meza enda nta kibazo. Bakwita ndi ya mama ndi Mama Sabrine. Yego ndi gusobanurira abantu ariko turamura aka kanya ku munsi w'ejo nibwo wamambwiye cyane umbwira ko wifuza ko naza kuba ndi kumwe nawe. Kweki wifuza ko kuba ndi kumwe nawe ese impamvu ni iyihe byagenze gute? Impamvu nifuza ko uri kumwe nanjye nuko nari ngukeneye cyane nari ngukeneye cyane kandi ibyo nari ngukeneyemo ni ibintu byamfasha kuba wenda wabinshishiriza ku itangazamakuru abantu benshi bakabikurikirana kuko mfite ikibazo kandi cyihutirwa nashaka ko
mfashamo nk'umunyamakuru. wambwiye ko ufite ikibazo cya murumuna wawe ngo urembye cyane, deja wambwiye ko yazanye ngo n'umutware we bagiye ku muvuzi cyangwa se ku muganga wa gakondo, wambwiye ko wifuza ko nanjye naza kuba mari, wenda ntabwo nshaka ko tuza no gutinda, turatera agatambwe kugira ngo ube wanahanyereka. Hano uhamaze umwanya munini ko natinze, urihangana? Nagutegereje cyane, watinze ariko ntacyo bitwaye kuko njye nari ngukeneye, byari ngombwa kugutegereza nanone ntacyo biba bitwaye. Mfite umwana urwaye kandi cyane bikomeye. Kamerama witonde, kuva yakora witonda. Ubu ahantu muhanyura gute nijoro? Turahanyura ntacyo bitwaye kuko nta n'icyo bitwaye, nta bantu bari bakoramo impanuka, nta kintu cyari cyaba, ariko buri wese yahageze aramenya, ahagenda buke yitonze. Kuko kirane iki kirimo hariya wagira ngo ni amadayimoni, wagira ngo oya biriya ni imizi y'ibiti baravuye nk'ahantu gutyo igatemba, amazi ayitembanye bikagenda bikaguma nk'ahariya. Ntacyo bitwaye ibyo ngibyo, twabimenyereye cyane. Wowe unyuraho nta bwoba ufite? Nta bwoba mfite, no ku igare nanyuraho cyangwa kuri moto nanyuraho, ntacyo byantwara. Ujya utwara akagare? Cyane rwose ndabizi kubikora, na moto ndabizi kubikora, byose ndabizi ntacyo bitwaye. Kamerama ugerageze utujye imbere, byaba byiza kurushaho. Hanyuma rero wari uri kugenda udusobanurira, namwe mutera gatamwe twereke kugira ngo tudasanga byanarangiye kandi wifuje. Umuntu urwaye kandi urembye cyane, bagiye ku muvuzi, umuntu afatwa n'ibibazo akirukanka, afatwa n'ibintu byo mu mutwe, afatwa n'ibintu bimurya, rimwe na rimwe akava mu buriri akiruka, tukareba akagaruka igihe aboneye kuva yakora ubukwe. Mbese amaze igihe kinini akoze ubukwe? Amaze igihe yakoze ubukwe, ariko afite n'abana? Oya, ntabwo yari yabyaha, yarakiri umugeni. yarakiri umugeni, ariko kuva yakora ubukwe nta kintu kizima na kimwe, kuko kuva yakora ubukwe se arwara. Tekereza ko ari abantu bamugiriye nabi, aba ari mu miryango, yaba ari abantu bo ku ruhande. Niyo mpamvu twamuhereje ku muganga kugira ngo turebe icyo umuganga aratanga, niyo mpamvu twaguhamagaye ngo nawe uze ubu hari uturebere. Ari kumwe nande rero aho ari aka kanya? Ari kumwe n'umugabo we. Umugabo yamuherekeje, umutware we yamuherekeje, kuko atamuherekeje arirukanka nyine atamucika akirukanka, ni ngombwa ngo amube hafi bajyane. Watubwiye ko ari murumuna wawe? Ni murumuna wanjye. None urebye ukuntu yagiye afatwa, ese n'ibimenyetso yagiye ubona bimugendekera gute se? Bijya gutangira byatangiye gute? Byatangiye yicara akigunga, ukabona arigunze cyane, ukabona ari kwivugisha, ari gusimbagurika. Mu gitondo wabona akabona nyine, ukabona yataye umutwe. Mbese muri make nijoro muganga akaduhamagara akatubwira ati arabyuka mu buriri akirukanka, akagenda akirukanka, nta mahoro. Mbese kuva yashaka umugabo nta mahoro yigeze agira. Niyo mpamvu twamuhereje ku muganga ngo turebe ko bigenda. Mbere yaho se, wenda mbere y'uko ubukwe buba bwo, ntabwo wenda yigize agaragaza ibimenyetso nk'ibyo, cyangwa ibyo bibazo ntabwo yahuraga nabyo? Yari muzima, ari mwiza, ntacyo atwaye kuko yarize ararangiza cyane rwose, akora ubukwe mu bintu bisanzwe, nta kibazo byamufasha, ariko yakoze ubukwe uwo munsi. Bakunzi bacu rero, mwebwe mudukurikiranye muri aka kanya, uyu mubyeyi urumva ko afite ikibazo gikomeye, niyo mpamvu tugiye kugendana tukagera aho muganga aherereye, ubundi tukabikurikirana. Namwe icyo mbararikiye ni ukugira ngo mugumane natwe kandi muze kubana natwe kugira ngo tumenye se murumuna we byagenze gute, ese araza gukira, ese nk'uko yasobanuye ko hari benshi ngo bagiye bamubeshya, ariko se none kuri ino nshuro ho biraza kugenda gute? Tugomeze rero tubane, ubundi tugiye kuba dukatinzeho gatoya, mu kanya n'ubundi turaba tuhageze tubereke uko bigenze. Ni Smart Boy, ni Panta kuri kamera, naha mu kanya. Kuzanye n'abantu muje gukora iki? Wava wamusohoke ndi gufasha muntu. Mbabarire rwose, wenda nagutindije, ariko impamvu nahamagaye abanyamakuru ni ukugira ngo ibintu byose bijye kujya kwa rubanda, kuko nzi ko uramufasha kugira byose nyine tubone ko murumuna wanjye biragenda neza, kandi ndabyizeye ko biragenda neza. Niyo mpamvu. Oya musohoke, Oya muganga, ndiyamamaza njyewe. Oya tubabarire muganga. Ndiyamamaza njyewe ibyo nkora ko byivugira. Tubabarire rwose. Mugarega watubabarira, kubera ko abantu benshi badukurikirana bakabona ko ibintu mukora ari ukuri, n'ubutaha wenda akaza n'abandi. Njyewe musohoke mwese. Musohoke mugire vuba. None se musohoke ndi gufasha umuntu kandi mbikora mu ibanga. umugabo watuba Oya mbikora mu banga, mbikora mu banga. Ndakwinjiza mbari, cyo bugufi mbabara, ndakwinjiza. Uranyinginga ki? Ndakwinjiza mu byeyi mbabarira rwose nawe. Nawe ntabwo ushaka ko nkorera. Oya kandi ibyo nshaka kumukiza rwose. turabigenza dute Urabona murumuna wawe atararembye? Yararembye cyane ndabizi rwose, kandi ararembye bikomeye. Ararembye, ariko naho muture mwicare, muture abanzi mwicare. Murakoze. Tuvugana ariko mukore mu ibanga.
mwibanga ariko njye ntabwo niyamamaza. Muga nakwimura agatebe nkegera hano nimba ntacyo bibatwaye. Yimura agatebe. Mukobwa amarero batamazi soma amazi gakeya. Ndabona mukobwa yarazahaye, yari munini cyane, yarabyibushe, yari kibongi, none yarashize. Kiramo hano ncike mu mukuroga, anubwo afite bucira. Sasa amazi ciremo. Sasa hivi rero ngiye kumurutsa ibintu bimurimo. Urumva? Murabona bintu yarwaye. Bamutereje akanaya gahembe kayayana. Ibindi biri ku ruhande simwakabyara. Uyu ni umushumi w'amapfundo, katubale mapfundo arimo. Urapfunditse. Dore 1, 2, 3, 4, 5 n'amapfundo 5 niho bamuzingiyemo. Iri ni ihembe kayayana bamutereye, barikura mu gisaka cy'igihunya, niyo bamutereye. Uru umuntu rumuvuyemo, yararufite mu nda, nirwo rugenda rukamujugunya no mu mutwe akiruka. Karaba intoki mukobwa, kanze ncike muntu w'umuroga. Araza hano muga? Araza hano, n'ubu ngiye kumumwereka mu basi. Murabona sokoye sokuraba, murabona nuko ubirebesha amaso urabona ko harimo umuntu uri kuza. Urabona umusore ninde? Uyu musore nuwo bakundanaga kera mutarakorana bukwe. Ni musore mwakoranye bakobanye, niwe wamuteye iri hembe niryo rimutezaganyura mu mutwe. Iri rindi nibyo bimurya mu nda no mu maguru bikamuzika. Ibi byose urabona ko nibyo byamunanuye bimugira atya. Murabona arakira, kanze mushike rero sasa hivi. Saraza muga turamubona n'abavyeyi bamubone. Ndagutumye hembe ryanje karimi kambizi karimi kamwe, genda unzanire uyu musore yitwa Makuza Leonari. Uramuzi? Uramuzi? Amuzi. Leonari Makuza. Yego. Ihembe ndaritumye, murabona ko ritangiye gufurura. Urabona ko riri gufurura. Rigiye kumuzana sasa hivi. Rigiye kumuzana sasa hivi. Muraje mumubona hano kuri hembe, kandi byo no murongera kuribona. So murabona ko ritumbeka n'umwotsi. Uyu n'umwotsi ugenda kumukurura. Uyu n'umwotsi ugenda mukurura. Uyu n'umwotsi rwose. N'umwotsi ugenda umukurura. Uyu n'umwotsi. Bahana hari arahita zahama. Uyu n'umwotsi. Uyu n'umwotsi ugenda umukurura. Uyu n'umwotsi. Hanze mukurure rero mushike agere hano. Nagato. Yesu. Unaona? Yewe. Unamuona? Yewe. Nikaze. Neza turutsema. Pege imbaraga. Dore n'uyu mugome. Dore n'uyu. Urabona utamuzi wewe. Urabona utamuzi. Uyu niwe wabikora. Hanyuma kugira ngo ave hano. Uko mubishaka.
ari kubabara cyane uyu muriro uri kumwotsa. Uyu muriro buriya uyu muriro uri kumwotsa. Uyu muriro uri utangiye kugira mbabazi. Wigira mbabazi, wigira imbabazi. Dore uyu muriro ni uri kumwotsa. Uyu muriro ureba musore, uyu muriro ni uri yabikoreye. Wari wose musore. Uyu muriro ni uri kumwotsa. Ukajya kimuvugiramo. Ibimuvugiramo nibyo yakoresheje. Ni irihembe kaya. Nakuzongera we. Nakuzongera we. Nakuzongera we mumbabarire we. Nakuzongera we. Yego mumbabarire we. Nakuzongera we. None muke mumbabarire we. Nakuzongera we. Yego mumbabarire. Utanga imbabazi niba mu mbabazi umbwire mureke. Wabikoreye iki? Wabikoreye iki? Icyaguteye gukora mu mwana wanjye mwiza. Wabikoreye iki? Icyaguteye gukora mu mwana wanjye mwiza. Wabitewe n'iki? Niba iki cyaguteye. Yaranyanze we. Yaranyanze. Akwanze kumugira kuriya kubera ki? Mubabarire we. Mare kundwika we. Urasha ukongo. Abagabo n'ibyamuriga gapfa. Kunde batangiye ku Niba mugirire imbabazi tumurekure. Navuge ko atazongera atazasubira mu Saba imbabazi. imbabazi. None ibyo batakaje uremera kubitanga. Nebitanga mubabarire we. Bamaze gutanga inka nyinshi uremera kuzitanga. Mubabarire we nebitanga. Bazitanga izo nka. Arya mumushakira cyegiyana. Asare burundu. Sare. Ibi bintu Sarisha yirukanka. bimujemo. Bimujyamo aba ari we bijyamo. Ibi bintu byamuvuyemo bimujemo. Bimujyemo. Iri pfundo kubera ko umugabo ntabwo abyara ngiye kumuterereza iri hembe n'aka kayayana. Yego. N'aka kayayana. Yego. Bikujeho. mugakubimunega mwakabyira mwaza gupfa. Bigiye kumuniga sibavuze ko tumusarisha. Yego. Muje. Nababona akababaro yateje mwene mama. Ubu nibwo agiye kwiruka. Ubu agiye kwiruka atora amashashi aho yari yarashize uyu mukobwa aba ari we uhajya. Yego. Kazarangira gute bigiye kujyayo mu by'amasare burundu Byamugezemo reba ko mukibibona. kugira ngo se bihagarare nuko bazamuha imbabazi kubyara. Bamuhaye imbabazi na kano kanya nabireka. Ariko nibareke tumusarishe wenda minsi 7. Sibyo musore. Tumuhe minsi 7. Umukobwa wawe uyu yakize. Nawe nabanza babari. Uyu musore urabona umuzi. Ndamuzi kuko yakundanaga na mama wanjye ariko kuba batarashakanye ntabwo icyo kibazo yamuteza biriya bintu byose. Ariko kurya yariye tukabyishyura ariko ntamubigeshe. Nawe nabanze mujyemo nabanze bagahinda dute. Vuga ko baje kumurambika hariya. Narambikwe hariya ni hagiye kwirukanka. Birako ngiye kumutera muti hanyuma musarishe gihe kingana iki musore? Iminsi 7 cyumweru. Yego. Yagenda yivuga ati ninjye waye runaka kubera ko byagenze bica nagiye kubikoreshereza hana. Yego. Minsi 7. Ngaho murahigamira tabasarana. Agiye gusara murahigamira tabasarana. Agiye kugenda asohoka agenda. Mugiye kumubona. Asohoka agenda mvire mu rugo. Abavire mu rugo ave hano agenda aje iwabo. Kura yahwekereye niho bigiye kumufata.
se aragenda acuramye agende arirukanka nangwa agenda acuramye agende nashaka agendesha umutwe urabona ko wa muriro uri gukendera uriya muriro urazima birangira uri gukendera uri gukomeza kumutwika yego uri gukendera abona kinterera bigofero by'iki uko muriro ukendera niko nawo ugenda umwotsa kugira ngo asare Mwambabarira koko. Mwambabarira koko. aho washize umwana w'umukobwa nawe hayi Mwambabarira koko. Mwambabarira komeza mbere. urakoze ihembe ryanjye rwazi rwakuze amajya mu cyemba inkuru itarahaguruka ikavuga nzaryama ku utazi uryame ku buriri ohoha 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 sembera sembera na murumuna wawe ni uku byagendaga niko mugabo mudamu si uku byagendaga nawe se na mudamu ni uku byagendaga ntibimujemo abanyarwanda bakunze kubabesha bakababesha ngo barabikora ntibabikora bakatwiyitirira twe turavura turi bavuzi gakondo turavura bigakira kandi turabikuramo umurwayi ukavuga ngo umurwayi wanjye arakize yego umudamu wawe abaye muzima hasigaye gukubansikura ibitambo hasigaye gutanga ibitambo kandi ibitambo tugusaba ntabwo ubibuze kwaho wirukankiye ubuzima bw'umudamu nibwo buhenze yego yego rirazimye ihembe urabona ko rizimye agiye kwiruka mu kugasizi yirukanka ageze iwabo niko mugabo yirukanka ageze iwabo yirukanka ageze iwabo yego murabona ko ihembe ryanjye iwabo murabona ihembe ryanjye ko ryazimye rero ngiye kucyohereza kije gusarira iwabo gisembere asarira iwabo sibyo mukobwa sibyo mwashatse musore asembera aje gusarira iwabo ohoha 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 yohoho bagiye kubyuka yohohe ohoha 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 nta mbaraga afite kubera ko mwabonye ko n'ubwenge bwashize ohoha ohoha yazezenge ariko aragira yarashikayo niba muzi n'iwabo muje kumureba mufate amafoto murebe ko atagezeyo buriya bihise bimujyamo kuriya bihise bimujya bivuye mu mukobwa bimugiyemo uno mukobwa we bye bite we byakemutse kubera ko namukuyemo ibyo bamuroze ibyo bamushizishemo nuko ataratora akabaraga mugabo we nagenda mwondore igenda umwondore umugurira agasupu umuhe igikoma anywe n'amata yongere yiyondore none se muga wenda sinzi niba ndi kubagora ariko nagira ngo mudusobanurire hari izindi ndwara muvura cyangwa ibindi bikorwa mukora bitandukanye tuvura indwara zose tuvura umutima umwe basigaye bavuga ngo ni muvuduko tukavura mwijima tukavura igifu tukavura impyiko tukavura umutwe udakira amaguru ibitambikano ibyo bita
ibihato, tukavura uburozi bw'amoko yose. Amarozi y'amoko yose turayavura, ari ibisazi, ari ibitegano, byose turabivura kandi dukorera aho. Murabona ko uyu mukobwa yaje yarazahaye, muvuye mureba. Uburozi bw'amoko yose bwose turabuvura. Abantu babuze urubyaro turaruvura, tubaha urubyaro. Abakobwa banze gushaka turabavura, tukabaha umuti witwa karimi kambizi bagashaka abagabo. Amakimbirane mu muryango ayo yose turayavura. Ibindi bibazo byose biba mu ngo, kandi noneho tuvura utiriwe unagera hano ngo duhure, twanakuvura uri mahanga, twakuvura. Bigenda gute ku bantu bari hanze y'igihugu? Iyo ahamagaye turakomunikana ku WhatsApp tukavugana, hanyuma ku telefone tukavugana tukamuvura agakira. Hasabwa iki nimba wenda mwabidusobanurira cyangwa se mubisobanurira uwivuza? Arampamagara tumusobanurira bitewe n'uburwayi arwaye. Yamaze guhamagara turamusobanurira. Hari abantu bashaka kuvuga ati wenda twebwe turi hafi turashaka kuza ku Gicumbi cyangwa uri hanze kwata ngenda afata indege nze ku Gicumbi. Ese mwababwira aho mukorera ni ku Gicumbi hariho cyangwa bigenda gutemeze bite? Ngewe nkorera ahantu henshi, i Rusizi mbayo, i Musanze mbayo, mu Mutara mbayo, Kayonza mbayo, i Gisenyi mbayo, Rubavu, ndetse no hanze y'amahanga i Goma wansangayo, ni Buganda Gisoro wansangayo, ndetse na Bunagana. Yego, Hose urahagaragara. hose ndahagaragara, wambona igihe unshakiye wambona. Hari ingo ziba zibanye nabi bacana amakimbirane mu muryango, umugabo aguca inyuma, umugore aguca inyuma, ibyo byose ndabivura. Yego. Udusobanuye ku ndwara uvura ni na byiza cyane. Harimo abenshi wenda bagiye gusubizwa, ariko hari abandi bantu baba baragize ikibazo cyo kubura urubyaro, kandi wenda mu byo mudusobanuye byo ntabwo mubitubwiyemo. Byo ari cyo wabitubwiraho? Musore, ibyo nabisobanuye, kubabuza urubyaro nabyo ndabivura kandi mbikora ako kanya. Kubabuza urushako, abadashaka abakobwa baheze iwabo turabazingura, abasore babuza abagore bose turabazingura, byose turabikora. Ndetse kuwabuza urubyaro we, iyo atugezeho tukamuvura, mu kwezi gutaha aza ari gushima, ari kumbwira ngo yasamye, afite umwana mu nda. Yego. Mugira igiciro runaka musuzumiraho cyangwa musuzuma umuntu bitewe n'ikibazo afite? Indwara tuvura ni myinshi. Dusuzuma umuntu bitewe n'indwara arwaye n'ikibazo afite, kandi dukemura ikibazo bitewe n'ikibazo uwo muntu afite. Murabona ko kagahembe kari muno mubase nakoherejeje uriya muhungu, niko kagiye kumutesha umutwe. Nimba uwo mukobwa azi iwabo w'uwo muhungu, ubu sasa ivi yashitseyo, mwagenda mukareba ko ibyo nkora atari ukuri, ko atasariye mu santere y'iwabo mu quartier z'iwabo. Hari abantu bagenda bagira ibitekerezo bitandukanye, bakaba bati wenda dufite ikibazo ariko dufite amafaranga makeya, bakaba bati wenda mushobora kubafasha bakatanga nk'igice wenda ndi bakayatanga nyuma, birashoboka? Cyangwa umuntu arabanza agatanga icyo mumusaba mbere yuko akorerwa? Ngewe ndi umuntu, araza tukumvikana, icyo afite tukacyumvikanaho, kandi ntabwo wanyambura. Utuvugana ntabwo wanyambura, ku ideni ufitiye ntabwo warinyambura. Kwishuriza n'abantu bafite amadeni, ibyibwe tugaruriza n'abantu ibyibwe. Nk'ubu hari umuntu wamamagaraga ufite wibwe n'inka. Iyo nka mu kanya saa 12 iraba yashitse muhira iwe. Ngana ku musozo wanyemera nkaganiriza bano bashyitse cyangwa se bano barwayi wari ufite? Muganire kuko ngiye gukorera abandi. Mwiriwe neza? neza. Nero disure kubasha kuvuga. Uyu muntu muri kumwe wamumenye? Namumenye. Ninde? Isheri wanje. Isheri wawe. Wow. Papa mwiriwe neza? Mwiriwe neza. Wenda mukuru yera tuganijeho gatoya ko twagira ngo nawe utubwire hano uno muganga nindo umwamukuye he, byagenze gute aka kanya noneho mwabyakire gute byabaye? Muganga natwe ni umuntu wamuturangiye, umuntu yavuye. Ariko natwe urabona ko yadufashije. Umugore wanjye bari baramuroze, yari munini, yabaye nk'agahinja, urabona ni muto, yarananutse, ariko ubu urabona ko amaze kutuvura.
umuntu wari waramugiriye nabi ngo ni umusore bakundanye ariko urabona ko yamuvuye ubu nta kibazo rwose. Niki wabwira muganga cyangwa se wenda abandi bantu batizeraga ko ibi bintu bishoboka? Icya mbere ndashimira muganga kuri serivisi nziza atanga n'ukuntu amfashirije umudamu akabakize, kandi mbwira n'abandi bantu bafite ibibazo nk'ibyanjye ndetse bumvise n'izindi ndwara vuba zitandukanye ko bamugana rwose ko serivisi atanga ari nta makemwa. Mubyeyi wenda ikibazo cya nyuma hari yego twihangane ikibazo cya nyuma ntabwo nongera kukirenza. Hari abantu benshi bagenda biyitirira muganga Ngoga ugasanga bamwe na bamwe bagiye banaribwa amafaranga yabo, abo ngabo ni iki muri kubatekerezaho? Njyewe muganga Ngoga amahanga yose isi yose iranzi kandi izi ko mvura pe, nta muntu utanzi, hose baravuga bati muganga Ngoga twakubona gute, muganga Ngoga twakubona dute, ariko muze kubaha nimero yanjye nze kuzishyira ku kiganiro nta kibazo, zishire ku kiganiro. Ukibona wese azampamagara ati muganga Ngoga mfasha muganga Ngoga mfasha. Yego, reka mbashimire basi kuba mwatwihangane, mwakoze cyane mubyeyi. namwe murakoze. Bakunzi bacu mwamudukurikiranye rero tugize amahirwe mwabonye uko byagenze nena bibasobanuriye imbere, ariko kubw'amahirwe umubyeyi twazanye we byanamurenze, ari hanze ari kureba kwera ibyabaye. Nanjye biranshimishije cyane. Reka tubone mu biganiro bitanu mu nkuru zitandukanye. Bye bye.